Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Mwiriwe neza mwese nshuti bakunzi mudukurikiye muri kano kanya. Iyi ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda. Mutwumva muciye kuri wa1nationradio.org, mukadukurikira kandi muciye ku rubuga rwacu rwa YouTube aho tugaragara ku izina rya One Nation Radio, mukadukurikira ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho kuri Twitter utubona ku izina rya One Nation Radio, kuri Facebook One Nation Radio ndetse no kuri Instagram One Nation Radio Official. Ngibasuhuza, nitwa Simeo Muhumuza. Turi kuwa gatandatu tariki 11 Nyakanga 2020. Uyu munsi tuvuganiraho hakabashize imyaka 26 u Rwanda rwibohoye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda rwari rwarasenyutse ku buryo burengeje ukwemera. Akenshi ibihugu bihuye n'ibibazo nk'ibi ngibi usanga kenshi bishakira ibisubizo mu mpanuro z'amahanga, ariko ku Rwanda siko rwabikoze, ahubwo rwo rwishatsemo ibisubizo ari byo byiswe homegrown solutions mu ndimi z'amahanga. Mu kiganiro ukuri wacu cya none turagaruka ku rugendo rw'u Rwanda nyuma yo kwibohora ndetse n'uko rwishatsemo ibisubizo rukaba ruraho ruri kuri uyu munsi wa none. Nk'ibisanzwe muri iki kiganiro turaba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bari budufashe gusesengura neza iby'iyi ngingo. Turi kumwe na Dr. Usta Kayitesi, uyu akaba ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere hano mu Rwanda RGB. Tubahaye ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Abashimiye. Turi kumwe kandi na Honorable Anita Mutesi, uyu akaba ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Tubahaye ikaze namwe mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze cyane, turabumva kandi twishimiye kubana namwe. Turi kumwe kandi na Bwana Sekanyange Jean Leonard, uyu akaba ari umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu CLADO hano mu Rwanda. Tubahaye ikaze namwe mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane kutwakira. Nangira rero ngira ngo twahera kuri Dr. Usta Kayitesi. Nkuko natangiye mbibwira abantu, ubundi ku bwanyu mubona rukubera iki Rwanda rwanyuze mu nzira yo guhitamo kwishakira ibisubizo ari byo byiswe homegrown solutions? Murakoze cyane. Mu gihe cy'u Rwanda rwahisemo iyi nzira yo kwishakamo ibisubizo, ngira ngo mwatangiye muvuga iki kiganiro ni kimwe mu biganiro bituma dusubiza amaso inyuma tukareba imyaka ya 26 ishize dufashe inzira yo kwibohora. Yego. Iyi myaka 26 ishize yatewe n'uko abanyarwanda nyine bagombaga cyo kwibohora. Ivangura ryabiramo jenoside. Ngira ngo rero igituma abanyarwanda biranagaragara cyane, mpamvu abanyarwanda kwishakamo ibisubizo, ipfundo ryayo riri aho. Icya mbere ni uko n'inzira yo kwibohora yashobotse kubera imbaraga z'abanyarwanda. Ikibazo cy'ubuhunzi, ikibazo cyo guhangana n'imiyoborere mibi, ikibazo cyo guhangana n'ivangura, n'ikibazo cyo guhangana na jenoside ndetse no kuyihagarika, ni ibibazo byagaragaje ubushobozi bw'abanyarwanda. Kuba twakwibohora, kuba twahagarika jenoside, byatubwiraga ko nk'abanyarwanda n'ubundi kwiyubaka biri mu maboko yacu. Ariko icya kabiri, iyo nzira idatoranywa twari dusigaranye yari iyo gushaka ko abandi badufasha kwibohora. U Rwanda rugira inshuti n'ibyo bihe rwarazigize. Ni ukuvuga ntabwo tuvuga ko abanyarwanda batagira inshuti zibafasha ziradufasha mu bihe byose,
ariko twatereranywe mu gihe gikomeye cyane mu gihe cyo guhangana na jenoside yakorewe abatutsi twasanze ariko tugomba kwishakira ibisubizo mbere kubaka u Rwanda nyuma ya jenoside nabyo byagaragaje mu by'ukuri yamvugo ya kinyarwanda ngo akimuhana kaza imvura ihise kandi tubibaka ko abanyarwanda ko hari igitirwaga mu by'ukuri kuzuka kubohorwa no gusubiza ubuzima abanyarwanda ntabwo ari ibintu byashobokaga dutegereje ko hagira undi muntu ubidukorera niyo rero mpamvu abanyarwanda bahisemo mbere yo kujya gushakisha no gusaba abaduha kwibaza ngo ariko se ibyo dufite byose turabikoresha neza nta buryo nyarwanda bwo kwishakamo ibisubizo nta bintu nk'abanyarwanda twakwikorera bikadukemurira ibibazo by'ingutu dufite ngira ngo tugira n'amahirwe dutangirira kuri gacaca ikibazo cy'ubutabera ku cyaha nka jenoside yakorewe abatutsi ni ikibazo kitari cyaragiteka ku isi nta muntu wari warigeze ahangana na jenoside yakozwe ku gipimo cyo yakozweho mu Rwanda yagizwemo uruhare n'abanyarwanda benshi uko banganaga mu gihe gito kubaka ubutabera rero nyuma yaho byasabaga byanze ariko gutekereza uburyo burenze umenyereye urakora ubutabera ku buryo abanyarwanda bongera buba ubutabera buri butume aho kungwa ubutabera bukihuta abantu bagira ibyo babazwa n'abakomerekejwe n'ibyo byaha nabo bakabonerwa ubutabera ariko ku gice cy'u Rwanda no kuri kugaragara kugira ngo mbereye kuri urwo rugero rwonyine muhumza birumvikana yuko mu by'ukuri amahitamo y'u Rwanda yari ashingiye ibyo u Rwanda rwahisemo ariko no kumenya ko muri twe hari ibyo rwahisemo bibi kumenya imbaraga zacu mu kwikemurira ibibazo by'ingutu cyane ariko no kumenya ngo abanyarwanda babayeho no kuva kera hari uburyo bashakaga umuti w'amakimbirane ari hari uburyo bashakaga umuti wo guhangana n'ubukene bafite hari uburyo bafashanyaga kugira ngo bose bagire ubuzima kandi bagire ubuzima bwiza ngira ngo nabampiga kwigaho yego murakoze cyane Dr Eusta hanyuma tugarutse kuri honorable Mutesi Anita nkuko Dr Eusta yabivugaga mwebwe ku bwanyu mubona izi homegrown solutions cyangwa se izi uburyo bwo kwishakamo ibisubizo intego zayo ni izihe hanyuma ubwo muranatubwira mwebwe mubona zubakiye kuki murakoze cyane nagira ngo mbashimire ku bw'iki kiganiro nanjye nagira ngo mvuge ku bijyanye na home solutions zo wari urimaze kuvuga ariko mu by'ukuri iyo urebye nk'abanyarwanda nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze aho mu by'ukuri batekereje bakabona nta bundi buryo usibye kwishakamo ibisubizo icya mbere wenda nagira icyo mvuga byashingiye cyane cyane ku muco nk'uko no mu itegeko nshinga ryacu rya Repubulika y'u Rwanda ryavuguruwe muri 2015 aho bavuga yuko harimo indangagaciro z'umuco wacu w'abanyarwanda bivuze yuko abanyarwanda bagombaga kwishakamo ibisubizo banashingiye no ku muco wabo aha rero niyo mpamvu twumva homegrown solutions iyo urebye usanga nyinshi zigenda zishingira ku muco wacu byanafasha noneho n'abanyarwanda kubyumva neza kuko ari ibintu byabo n'ubundi byari bisanzwe mu muco wabo n'indangagaciro zabo aha rero nk'uko yarabivuze mugenzi wanjye indangagaciro homegrown solutions abanyarwanda bashoboye gutekereza yarabivuzeho kuri gacaca wenda sinyisubiramo ariko mu by'ukuri gatoya nayivugaho nuko yaje nk'igisubizo cy'abanyarwanda nyuma y'ibibazo abanyarwanda bari bamaze kuvamo byari ngombwa yuko abanyarwanda n'ubundi bicara bagatekereza bakishakamo igisubizo bo ubwabo bibaturutsemo ni muri urwo rwego rero
bashingiye kuri gacaca, kuko gacaca bwari uburyo n'ubundi bwari busanzwe bwarakoreshwaga, ariko mu buryo bugezweho bwo kugira ngo banoze, bwari uburyo bwo kugira ngo abanyarwanda bicare hamwe bakoreshe ubwo buryo bwa gacaca bw'inkiko zishingiye ku baturage bo ubwabo bakikemura ibibazo. Kandi mu by'ukuri byakemuye ibibazo cyane cyane yuko nk'ibijyanye cyane n'ubumwe, abanyarwanda nibo bari baziranye, nibo bari bazi uko bigomba gukorwa aho bari batuye. Ibi rero byafashije mu buryo bwo gukemura ibibazo no kubyihutisha cyane cyane mu gihe cya gacaca. Hanyuma mukiri aho ngaho honorable, mwebwe mubona ari ukubera iki rero iyi nzira u Rwanda rwahisemo yo kwishakamo ibisubizo, harimo no gushyirwaho kw'izi nkiko gacaca n'ubundi mwatubwiragaho, kuki u Rwanda mubona rwarahisemo iyi nzira mu gutanga ubutabera nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi? Murakoze cyane. Impamvu u Rwanda rwahisemo iyi nzira, mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye yuko inkiko dufite zajyaga gushobora kuzacira imanza abanyarwanda bose n'ibibazo byari byarabaye mu Rwanda, cyane cyane yuko abanyarwanda bamwe bari barahemukiye abandi, barabiciye, abandi barabasahuye. Byari ngombwa rero yuko batekereza uburyo bwakwihuta ariko bugizwe n'abaturage ubwabo, kuba ari bo noneho bagaragaza ukuri kuko nibo bari bazi ukuri, bari baturanye, bari baziranye. Niyo mpamvu rero hatekerejwe ubwo buryo bwo kugira ngo byegere abaturage, ari bo noneho bagira uruhare mu kwikemurira icyo kibazo, bicare bagaragaze uko ikibazo cyari giteye, bagaragaze abahemukiye abandi, noneho abashoboye gusaba imbabazi bazisabe, boroherezwa ibihano. Ibyo byose byakorwaga mu buryo bwo kugira ngo ikibazo cyo gukemura ibyo bibazo byari mu banyarwanda cyihute. Ikindi cyari uburyo bwo kugira ngo ubwo bumwe bw'abanyarwanda bwongere busubirane, abantu biyumve ko ari bamwe, bajye hamwe, bibasubizemo ubumwe, bumve yuko mu by'ukuri nta kurenganywa kurimo, ahubwo byakozwe ahagaragara n'ahabona, aho abanyarwanda bose bari bari. Mwebwe rero mubona umusaruro wabivuyemo mu mboni yanyu ari uwuhe? Umusaruro wabivuyemo mu by'ukuri ni munini cyane. Iyo urebye dushingiye nko ku nkiko gacaca twahoze tuvuga, usibye yuko atari yo yonyine, hari n'izindi, ariko iyo tuyivuzeho umusaruro wavuyemo cyane nuko byihutishije cyane cyane ubutabera bw'abanyarwanda, byihutisha kugira ngo abanyarwanda bongere bagarukane, babe bamwe, basabane imbabazi, basabane, bahuze, ibyo byose n'abaturanyi bashobore kubana neza. Ibyo byose rero byakemuye ibyo bibazo byose. Uyu munsi niho duhagaze neza, aho twumva yuko abanyarwanda bashobora kubana neza, bashobora kuvugana neza, bashobora kwishakamo ibisubizo ubwabo. Ubwo rero urumva yuko byakemuye ibibazo byinshi. Murakoze. Yego, murakoze cyane namwe honorable. Hanyuma tugarutse kuri Dr Eusta Kayitesi, honorable Anita nk'uko yabitubwiraga mu kanya, yatubwiraga ku bijyanye n'inkiko gacaca n'umusaruro wabivuyemo, ariko nanone ntabwo twakwibagirwa ko hari abantu barwanyije izi nkiko gacaca. Mwebwe n'iki mwabwira abantu barwanyije izi nkiko gacaca? murakoze cyane. Munyemereye nahera yego muri 2012 Kaminuza y'u Rwanda yakoze ubushakashatsi igenda ibaza abanyarwanda uburyo babona gacaca yageze ku ntego zayo uko zari zimeze. Bibabaza ku birebana n'intego zitandukanye zirimo kwihutisha imanza. Abanyarwanda basangaga hejuru ya 83%, kugaragaza ukuri, gutuma umuco wo kudahana ucika, gukomeza ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda. Ibyo byose byari hejuru ya 80% kuko abanyarwanda bashimaga gacaca yabigezeho. Ariko nshatse kuvuga ku kantu ku ntego ya nyuma ya gacaca, ngira ngo ijyanye n'iki kiganiro cy'uyu munsi, intego ya nyuma ya gacaca kwari kugira ngo yerekane ko abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo. abantu
santere ya kaminuza ishinzwe gukemura amakimbirane icyo gihe babajije 95% bemeje yuko inkiko gacaca zabaye inzira yo kwerekana ko abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo ku gipimo cya 95%. Aho niho ashatse guhera mbere y'uko mvuga kubagaya gacaca. Kubagaya gacaca ntago bitangaje cyane kubera impamvu imwe ya mbere, abagaye gacaca benshi b'abanyamahanga ntibari bemenyereye uburyo bwa gacaca, ntibari babuzi. Mu kwiga yagize amahirwe niga amategeko, mu kwiga amategeko uburyo bwa gacaca ntibwari buzwi, ntibwanakoreshwaga mbere. Hari inzira zagiye zikoreshwa zitandukanye n'ahantu hari harabaye ibibazo, ariko gacaca ntiyari yarabaye, iyo nzira ntiyari izwi kuko ituruka mu muco nyarwanda. Birumvikana rero ko hari abayihakanyaga binashingiye kutayimenya pe, ari ukutayimenya ariko hakazamo n'ikintu kimeze nk'ubukoroni. Kutayimenya ariko itaranabaturutseho noneho kikaba ari igisubizo. Urumva inzego mpuzamahanga nyinshi ntizashoboye guhagarika jenoside. Nyuma yaho ubutabera buraje buturutse mu banyarwanda. Ibyo byabaye uburyo bumwe bwo gutuma abantu bayigaya. Ibyo bintu byombi ngira ngo byatumye abayigaya bayigaya. Hari abayigayaga bayirwanya pe, aricyo bashingiyeho bayanze kubera impamvu zabo wenda za politiki. Ariko hari n'abandi bayigayaga kubera ko batanayumvaga, batari banagize. Bwari uburyo abanyarwanda bakuye mu mateka yabo bwakoreshwaga gukemura amakimbirane, ariko butari bumenyereye guhangana n'icyaha gikomeye nk'icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi. Kubukora rero abantu benshi ubwabo ntibari babwizeye, ariko buriya icyiza cya gacaca kindi gikomeye cyarimo wari umuti nyine, umuti utuma abanyarwanda bazi icyo bashaka guhangana nacyo, ariko basize n'icyo bashaka gukuramo. Icyo bashaka gukuramo ni ukwagura icyatuma ubumwe bw'abanyarwanda bushoboka. Abahanwa bagahanwa, abanyura mu butabera wenda icyaha kidahama bakabunyuramo, ariko n'abantu bakamenya ukuri ku byinshi. Hari abanyarwanda benshi muri iki gihugu batazi urupfu rw'ababo, batazi aho bajuguye, batazi ibyabo, batazi uko byagenze. Gacaca yabaye urubuga mu buremereye cyane, ariko yabaye urubuga rwo kumenya amakuru yomoye imitima itandukanye, ariko yari amakuru aremereye. Nagira ngo rero mvuge ngo abantu bahakana cyangwa banga ikintu baba bafite impamvu nyinshi zitandukanye, ariko ikibi gikomeye ni uguhakana ikintu kubera kutakizi. Ariko rero umuntu yanavuga mu gihe gacaca yabaga, abagiraga ibyo bayinenga banayifashaga nayo kwikosora, kuko gacaca abanyarwanda bayikora bari babizi ko batayikozeho mbere. Nicyo gituma yagize imyaka myinshi yigerageza. Buriya yatangiye ari pilot, ntiyajya mu gihugu cyose, nyuma iza kuzajya mu gihugu cyose. Icyo nabwira rero abayihakanyaga cyangwa abatarayumva, ni byiza ko abantu bahera ku cyo gacaca yari yaje gukemura. Ikibazo cyari cyugarije u Rwanda n'imiti yari ihari. Buriya inzira yo gushaka igisubizo ikibazo cy'ubutabera yatangiye muri 1995. Haba konferanse handi Kigali rimwe abantu bavuye mu nzego mu bihugu bitandukanye, bashaka umuti ari wo wundi wo gushyira mu nkiko zisanzwe uburyo bwihariye bwo gukurikirana. Ibyo ngibyo gacaca yavukaga byari byagaragaye ko n'uwakoresha imyaka 100 ataburanisha abantu 120 icyo gihe bari mu nzego z'ubutabera. Ni ukuvuga gacaca yavukishijwe nuko nta muti wari uhari mu by'ukuri, ariko ivukira mu by'abanyarwanda bazi bamenyereye. Iha n'amahirwe buri munyarwanda kugira uruhare mu gushaka ubutabera no kubukora, kuko ubundi ubutabera niyo bwakozwe bwanabaye. Bityo abayihakanya n'abatayemera wenda umuntu yavuga ngo bayisesengure mbere yo kwitayumva, ariko uje
umuryango nyarwanda ni nacyo ndi busorezeho. Nicyo gituma natangiye nkubwira ngo abanyarwanda babonye gacaca ni urukiko rwihaye intego 5 rurangiye. Abanyarwanda barabajijwe ngo mwabonye izi ntego zagezweho zite. Abanyarwanda basanze zaragezweho hejuru ya 83% kuri buri ntego. Hari iziri 95% ariko inyinshi ziri hejuru ya 83%. Bityo icyo yari ije gukemurira abanyarwanda yaragikoze. Itangira ni ijambo ryavuye na nyakubahwa perezida wa repubulika ayitangiza, yaravuze ngo gacaca niramuka igeze kuri ibi izaba itanze umusanzu mu mategeko mpuzamahanga, uburyo bwo gukemura ikibazo nk'icyo u Rwanda rwaciyemo. Umuntu yavuga ko mu rwego rw'ubushakashatsi ubu gacaca ni uburyo bwigwa mu nzego mu bihugu bitandukanye nk'uburyo bwo guhangana n'ubutabera nyuma y'icyaha gikomeye nka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Murakoze cyane Dr. Usta Kayitesi. Hanyuma nibutsa abadukurikiye ko turi kumwe kandi na Bwana Sekanyange Jean Leonard, akaba ari umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango iharanira yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo niba mutwumva neza namwe Bwana Jean Leonard Sekanyange, nk'uko mwabyumvaga Dr. Usta yabitubwiraga ku bijyanye n'inkiko gacaca, hari abanenga izi nkiko gacaca bavuga ko uburenganzira bw'abashinjwaga ibyaha hano mu Rwanda butabashije guharanirwa cyangwa se kubahirizwa. Ese mwebwe mu muryango uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mubibona mute? Cyane kuduha umwanya natwe wo kugira icyo tuvuga. Murakoze cyane, kugira ngo muranyumva. Yego turabumva noneho. Nari natangiye kuvuga ko abanenga inkiko gacaca bashobora kuba bari mu byiciro nka 2 cyangwa 3. Hari bamwe bashaka kugira ngo bimenyekanishe ibyo mu mico y'abantu muri class z'abantu abantu bakunda gushaka kwimenyekanisha bakavuga ikintu kiri negative ariko bakakivuga kugira ngo wenda bimenyekanishe. Hari n'abandi bashobora kuba bafitemo uruhare, baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakumva ko byaba byiza byari kuba byiza inkiko gacaca zitabaho, noneho abakoze jenoside bakajya mu nkiko zisanzwe, kuko bari bazi ko nihabaho kujya mu nkiko zisanzwe bizamara imyaka itari munsi y'100. bivuze ngo nta butabera bwari guhabwa abakorewe jenoside. Ubwa gatatu ni abantu nyine bashobora kuba nabo ubwabo cyangwa se baragize uruhare mu gutera inkunga ibikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi. Abo rero iyo urebye n'ubundi abanenga inkiko gacaca ni muri ibyo byiciro nka 3 nari mvuze bagaragaramo. Rero abo ngabo hanini nta n'ubwo umuntu akwiye kubitaho cyane kubera ko impamvu yabyo nyine yaba irumvikana. Icyo navuga ku nkiko gacaca zajeho ko ari inkiko zatekerejwe n'abanyarwanda ubwabo. Hari nabo byababaje kubera ko ari abanyarwanda bazitekereje, bumva ko bahitamo gukora ibyo bagiye iby'amahanga yaje kugiraho inama yo kwakora. Inkiko gacaca rero buriya zaje zize gukemura ikibazo cyo guha ubutabera abakorewe jenoside, yewe no guha n'ubutabera bari bayikoze ndashobora kuba barakekwaga, kuko ubutabera buhabwa impande zombi, uwakoze icyaha n'uwagikorewe, kandi bakabuhabwa mu gihe cya vuba gishoboka. Ikindi nuko inkiko gacaca zari zirimo zakorwaga n'abanyarwanda batuye ku musozi, batuye ahantu hamwe ahabereye ibyaha. Bivuze abanyarwanda ubwabo nibo bicaraga bagaca imanza, bakagaragaza ibyabaye, uburyo jenoside yateguwe, uburyo yakoze, abayigizemo uruhare. Noneho bituma n'abantu ubwabo bamenya uburyo jenoside yateguwe n'uburyo yakoze, kuko uretse uwayikoraga niwe wari uzi uburyo yateguwe, ariko uwayikorewe we yabonye ayikorerwa gusa, ndavuga n'uwaba yararokotse ntabwo yari azi neza strategy cyangwa se amayeri akoreshwa mu kwica cyangwa se uburyo yagiteguwe. Rero inkiko gacaca zaje zitanga amakuru y'uburyo jenoside yateguwe, uburyo yakozwe, yashyizwe mu bikorwa n'abayigizemo uruhare bose. Bituma tumenya twe nk'abanyarwanda tumenya ikibi cya jenoside kuruta uko wenda abandi babyumva. Biba n'amasomo ku rubyiruko, ku bana bato barimo babyiruka,
kumva ko jenoside ubukana yakoranywe ububi yateguranywe ari ikintu abantu twese dukwiye kuzajya twirinda, umwana akabikurana abizi ko atakongera kujya mu kintu cyo gushukwa ko jenoside habaga hari abayiteguye bakajya kumubiriza bashuka abandi bajya kuyishyira mu bikorwa. Rero kwa kundi abantu bakoraga inkiko gacaca ku musozi aho babaga bari, habaga harimo n'amasomo ku banyarwanda ubwabo. Rero nibaze ko banenga bo nk'uko nabivuze ntabwo twe kubatindaho cyane kuko bari bafite impamvu zabo zo kunenga, ariko abanyarwanda muri rusange bo bazi inyungu bakuye mu nkiko gacaca zaciwe n'abanyarwanda ubwabo. Uvuye kuri icyo sinzi niba mwanyemerere nkakomeza kandi gato. Buriya na mbere ko inkiko gacaca ziza muri kwishakamo ibisubizo kw'abanyarwanda ahanini byatangiye no mu biganiro. Ko n'inkiko gacaca zaturutse mu biganiro, kuba nabyo ni umwihariko w'abanyarwanda buriya. Kumva abantu bakoraga jenoside na RPF igahagarika jenoside, yemewe kwicarana n'abantu bamwe uzi neza ko bashobora kuba baragize n'uruhare muri jenoside, cyangwa se mu ngabo zimwe barwanaga bakicarana hamwe bavuga ngo twese turi abanyarwanda, ni iki twakora kugira ngo twubake u Rwanda rwacu? Ni iki twakora kugira ngo ibyabaye leta ibyo yakoze mbere bitazongera kuba? Ingabo za Habyarimana ko zarwanaga n'inkotanyi, icyari gitangaje nuko babonaga zo zarasenyaga. Ingabo za Habyarimana muzarebe hariya kuri Senida ahantu hari inkotanyi aho zari zabaga, barasaga basenya Senida, inzu biyubakiye ubwabo bashaka kuyisenya. Aho bacaga hose bagendaga basenya kandi bo bazi ko ari mu gihugu cyabo. RPF aho yacaga hose, RPA ahubwo yagendaga irokora abantu ndetse n'amazu n'ibikorwa remezo, babuza ingabo zari mu gihugu za leta kubisenya. Bigaragara ko rero ibintu bijyanye no kwiyubaka no kubaka igihugu buriya no mu rugamba ruriho ingabo zirwana, abarwanaga ndavuga ku ruhande rwa RPF na RPA bo babonaga ko ibikorwa remezo basanze bazabiheraho kugira ngo bubake igihugu. Nabyo ni ikintu njye mbona gikomeye cyane kuko abandi bo barwanyanaga banasenya n'ibyo bibakiye ubwabo. Rero bya biganiro navugaga byatumye abanyarwanda ubwabo bicara hamwe, bakuramo izi nkiko gacaca, bakuramo uburyo imitwe ya politiki ishobora guhura igakora leta imwe, bakuramo ibindi bikorwa byinshi bizagenda byubaka u Rwanda, harimo bimwe navuga n'ubu bidufasha cyane cyane nk'uko njye ni mu miryango nyarwanda itari leta, ariko dushyigikira cyane ibijyanye n'ibiganiro, aho usanga uyu munsi habaho inama y'umushyikirano, abantu bakava hirya no hino bakaza bakaganira, bakumva uburyo igihugu cyabo kiyobowe, bagatanga ibitekerezo by'uburyo igihugu cyakomeza gutera imbere. Ni ibintu byiza cyane binatuma umunyarwanda uwo ari we wese aba afite ijambo mu kubaka igihugu cye. Ibyo biganiro rero ni nabyo binakomeza bigana mu iterambere. Ubwo njye ndimo ndabijyana na byose, usanga hanazaho ibyo Anita yatangiye kuvuga bijyanye n'ubudehe. Ubudehe nabwo ni uburyo abanyarwanda bishyiriyeho ubwabo bitekereje kugira ngo bibafashe mu kwiteza imbere. Kwiteza imbere ariko bafatanyije ubwabo. Nkaba nzi ko njyewe na mugenzi wanjye dushyize hamwe ushobora kugira ikintu dukora, leta ikaba yatwunganira ariko tugamije kugira ngo twiteze imbere. Hazaho ibijyanye no gukorera ku mihigo, hazaho ndetse n'indi gahunda nayo usanga abanyarwanda bashima cyane, bijyanye n'aho abayobozi bakuru b'igihugu cyacu bicara hamwe rimwe mu mwaka bakajya mu mwiherero. Ntabwo bikunda kuba henshi ku isi, izi niba hari n'aho biba, bakaba bati twebwe nk'abayobozi ibyo twemereye abaturage turimo turabikora neza, ninde utabikora neza, ninde ukeneye inama yacu ngo tubimugire hano ubwacu. Usanga ari ikintu nacyo gifasha kugira ngo abaturage nabo bakomeze kwizera leta yabo, bakomeze kwizera abayobozi babo, kuko umuntu n'umuntu ashobora kuba azi ko ibintu abikora neza, ariko abamurebera ku ruhande bakavuga bati wabikora neza kurusha ari uko ubikoze gutya. Hari byinshi rero abanyarwanda tugenda dukora twishatsemo twebwe ubwacu n'ibisubizo birimo binatandukira bikajya ndetse cyangwa se birenga cyane bikajya no mu rubyiruko rwacu, aho uyu munsi dufite abakorerabushake bose usanga abantu bashima cyane nk'iki gihe turimo cya COVID-19.
aho usanga dufite abakorerabushake b'urubyiruko bafasha abanyarwanda mu kubahiriza ingamba zo kwirinda korona, mu kwirinda ko yakwirakwira, bigakorwa n'urubyiruko rwabo. Ibi nabyo ni kimwe mu cyo mbona ngewe nk'abanyarwanda bahise bishakamo igisubizo ako kanya bagamije gukemura ikibazo baba babona kibabangamiye, kandi bitari butwara amafaranga menshi, bitari butwara amikoro menshi, kuko turabizi ko u Rwanda ntabwo turi mu bihugu bikize by'amafaranga y'ikirenga, ahubwo ubukungu dufite n'abanyarwanda batekereza vuba, igihe huye n'ikibazo bagahita bishakamo igisubizo ako kanya. Niho hagaragara biriya byose twagiye tuvuga, aho ushobora gusanga hari abajyanama b'ubuzima mu gihugu hose, mu midugudu, mu gihe tutaragira ubushobozi bwo kugira amasantere de sante, amaposite de sante ahantu henshi, tukaba dufite abajyanama b'ubuzima bafasha abanyarwanda, bafasha abaturage baturanye, ari ugiye kubyara, ari urwaye malariya bakamupima. Usanga ibisubizo abanyarwanda bahita bishakamo ako kanya, mu gihe batarabona amikoro ahagije yo kuba yenda bashyiraho ibindi biri ku rwego rwo hejuru. Ubwo ndiciyemo gake muri bimwe byinshi twagiye twishakamo nk'abanyarwanda, kandi tubona abanyarwanda bashima, ndetse n'amahanga yatangiye kuza kwigira ku Rwanda kuko abona ko bashobora kubivomamo hano twebwe iwacu bakabitwara n'iwabo. Yego, murakoze cyane Bwana Sekanyange. Hanyuma tugarutse kuri Honorable Anita Mutesi, muri izi gahunda zose zari zigenewe guteza imbere umuco w'igihugu, kwiha agaciro n'iterambere ry'umuturage, nyuma y'imyaka 26 twavuga ko umusaruro wazo ari uwuhe? Murakoze cyane. Izi gahunda ni nyinshi, wenda reka nsubiraho inyuma gatoya. Ni nyinshi, tugiye kuvuga iz'abanyarwanda batekereje, mu by'ukuri twavuga byinshi. Wenda harimo n'imihigo, harimo na gahunda ya gira inka. Izo ni gahunda nyinshi abanyarwanda bagiye batekereza mu rwego rwo kugira ngo bishakemo ibisubizo. Aha rero icyo warumbajije ngo kugeza ubu ngubu abanyarwanda byaba bimaze kubageza kuki. Aha ngaha wenda nakubwira yuko ku rwego rw'abanyarwanda, icya mbere izi gahunda zafashije kugira ngo abanyarwanda bishyire hamwe, babe umwe, bafatanye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ubufatanye bw'abanyarwanda, aho bakorera hamwe. Ni uburyo bwiza bwatumye abanyarwanda bahuriza hamwe, nta munyarwanda ukikije undi, abantu bahuriza hamwe bagakorera hamwe. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Ikindi ni ikijyanye no kubateza imbere. Aha uyu munsi abanyarwanda bamaze kugera ku rwego rwo kwiteza imbere no kwishakamo ibisubizo bashingiye kuri za gahunda, bashingiye kuri za home grown solutions, aho usanga uyu munsi abanyarwanda bashobora kwishyira hamwe bakavuga batari ko abatangira kwiyubakira umuhanda wenda leta ikaza ikatunganira. Ibyo ni ibitekerezo byiza bibiviramo ubwabo bw'abanyarwanda bakitekerereza, nabo bakavuga bati reka tugire icyo tunganira igihugu natwe twiteze imbere. Ugasanga abanyarwanda bagize uruhare mu kwiyubakira imihanda, ugasanga abanyarwanda bagize uruhare mu kwishakira ibisubizo, cyane cyane kwishyira hamwe mu makoperative atandukanye kugira ngo biteze imbere, bikure mu bukene. Ibi ni uburyo bwinshi bwagiye butekerezwa mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda bagire aho bivana n'aho bigeza, cyane cyane. N'ikindi ni ikijyanye no guhindura imyumvire. Kubera izi gahunda zagiyeho zatumye abanyarwanda bahinduka mu myumvire, batekereza vuba cyane ku buryo batangira gutekereza n'iki bakora, abantu bakajya batekereza n'iki bakora cyabateza imbere mu buryo bwihuse. Ibi nabyo kubera imiyoborere myiza, kubera gahunda za leta nziza, kubera ubuyobozi bwiza, bidufasha kugira byafashije abanyarwanda kugira ngo bahite babyumva vuba, ndetse n'abayobozi bagira uruhare kugira ngo begere b'abanyarwanda babumvire. Ikindi ni ikijyanye n'imihigo, aho abaturage mu by'ukuri abayobozi bwabo bakorera ku ntego. Ibyo bemereye abaturage bakabikorera ku ntego, kandi bakanabigaragaza, abaturage bakabyumva, bakamenya yuko ibyo bakorewe ku mugaragaro, bikanamanuka bikanagera no ku rugo, imihigo y'urugo, aho buri munyarwanda yicara akavuga ati ariko mu rugo rwanjye n'iki kibura, ese wakwiha intego y'uyu mwaka nkazagira icyo nigezaho. Ibi ni ibintu byiza byatumye abantu bafunguka mu mutwe, nubwo bitari byoroshye yuko abantu babyumva neza 100%, ariko tumaze kugera ku ntambwe nziza y'aho abantu babyumva, bagenda batera imbere, batekereza icyo kwikorera no kwikemurira ibibazo byabo. Aha rero
nakubwira yuko mu by'ukuri ni byinshi byamaze kugeraho nk'abanyarwanda, ni imyumvire y'abanyarwanda bamaze kugeraho mu kwiteza imbere, kwishakira ibisubizo. Ibi byose birimo birafasha abanyarwanda mu buryo bwinshi, cyane cyane aho bageze ubona yuko hashimishije cyane. Ari nayo mpamvu uyu munsi nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze, uyu munsi turimo kubona abantu baza kudusura bakaza kureba ibyo twagezeho dushingiye kuri za home grown solutions. Hanyuma bakegera n'abanyarwanda, abanyarwanda akaba ari bo babibasobanurira ubwabo, bakababwira ibyo bagezeho, bakababwira icyo byabagejejeho. Ibi rero ubona yuko ari gahunda nziza cyane, kandi nk'abanyarwanda twishatse n'ibisubizo. Murakoze cyane. Hanyuma nk'uko mubivuze, hari aho uyu munsi nk'u Rwanda tugeze, ariko hari inzitizi zabayeho. Ku bwanyu inzitizi mubona zarabaye zihe kugira ngo izi home grown solutions zigerweho? Wenda icyo navuga, ntabwo wavuga yuko ibintu byose biba byaragezweho 100%. Nta nzitizi abantu bahuye nazo. Ikintu cya mbere ubona cyari inzitizi ya mbere byari uko abanyarwanda babanza bakaba umwe. Icyo cyari ikintu gikomeye cyane, abantu bagomba gushyiramo imbaraga cyane. Iyo ari inzitizi ya mbere, ariko mu by'ukuri yatwaye abantu umwanya munini, igihe kirekire cyo kugira ngo abantu umwe yiyumve mu wundi. Ibi byari uburyo bugoranye, ariko abantu bashoboye kubugeraho, ndetse n'ubu biracyakomeza. Ikindi ni ikijyanye no kwishyira hamwe, nabyo ntibyari byoroshye. Urumva kubera amateka y'abanyarwanda n'imico rimwe na rimwe bagiye batarura hirya no hino, ntabwo byari byose yuko abantu bishyira hamwe ngo babe umwe. Ariko icyo twishimira uyu munsi ni uko abanyarwanda bamaze kwiyumva yuko ari umwe, bamaze kwiyumva yuko bakorera hamwe. Ibyo ni ibintu bishimishije cyane. Ikindi ni ikijyanye n'imyumvire, cyane cyane no kwishakamo ibisubizo. Ntabwo ubundi abantu bigitangira abantu bumvaga yuko ibintu byose babikorerwa, ariko uyu munsi abanyarwanda barumva yuko bagira uruhare nabo kugira ibyo bakora, ahubwo bakunganira. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, aho bavuga bati reka twikorera iki, ariko wenda tuzunganirwe, ariko natwe twagize icyo tugira uruhare mu kugira icyo twikorera. Ibi ni ibintu bishimishije cyane. Urumva rero izo ngorane ni ingorane zagiye abantu bagiye bahura nazo mu kubaka home grown solutions, ariko mu by'ukuri aho tugeze uyu munsi turishimira yuko imyumvire itangiye yahindutse. Nubwo wenda hakiri bakeya batari babyumva neza, ariko mu by'ukuri imyumvire yamaze guhinduka. Abantu barakorera hamwe, abanyarwanda barabana, abanyarwanda barakingirana, abanyarwanda babaye umwe, bahaye agaciro igihugu cyabo, baragikunda, baragiharanira. Umuntu arumva yuko ari iwabo, ashikamye, nta kintu icyo ari cyo cyose cyamuhungabanya, usibye kumva yuko yakubaka iwabo. Numva ari ibyo bahuye. Murakoze cyane honorable. Hanyuma tugarutse kuri Dr. Usta, mwebwe ku bwanyu mubona ari izihe nzitizi u Rwanda rwahuye nazo mu gushyira mu bikorwa uku kwishakamo ibisubizo? Murakoze cyane. Ngira ngo inzitizi ya mbere bwari uburemere bw'ibibazo twari dufite ubwacu. Yego. Kwishakamo ibisubizo byabaye gushaka amahirwe aho turi mu bihe bikomeye. Kuba twari dufite ibibazo by'ingutu bidafite ibyo byakemuka henshi, cyari ikibazo cy'ingutu. Ikibazo cya kabiri ni uko nyine buri bikorwa bisaba mbere. Inzira ya mbere y'abantu kumenyera kubanza gutekereza ku mikoro asanzwe y'amafaranga n'ibindi, nayo yabaye inzitizi yubakiye ku myumvire. Abantu baba batekereza ku bisubizo bakabanza gushaka bwa buryo busanzwe bw'ibisubizo. Ni ukuvuga bigatuma abantu bahura n'ikibazo ntibyihute vuba ngo bashake uburyo budasanzwe. Ibyo birumvikana. Ibihugu twakoresha uburyo turakoresha ku bibazo dufite, cyangwa tukabitekereza mu mitekerereze isanzwe. Urugero, uribaza ko abanyamategeko b'abanyarwanda basanzwe bahise bumva gacaca
bafite uburyo bize amategeko ari bwo buryo bwo gukemura ibibazo. Ni ukuvuga hari ibintu dusanzwe tuzi twese mu by'ukuri. Hari ukuntu isi yiyubatse, yiyubaka tumenyereye ibisubizo biturutse ahandi. Gufata umwanya wo kwitekerereza tukanizera ko igisubizo cyacu kiri ku igisubizo, habaho n'ibitanoga tugashaka uburyo bwo kubinoza. Icya gatatu ni nk'uko twabivuze na mbere, nabivuzeho kare, hari abarwanya gacaca gusa kubera ko itabaturutse, kubera ko atari baduhaye umuti w'indwara twari dufite. Nkeka ko ibyo ari byo bikomeye, arizo nzitizi zikomeye uzongeye ku zindi honorable Anita yari yavuze, ariko ni nacyo inzira zo kwishakamo ibisubizo nyine ugushaka n'ukuhangana n'ikibazo, wumva ko inshingano zo gushaka igisubizo ari izabo, ari nayo nzira y'Abanyarwanda yo kwigira icyizere mu by'ukuri. Murakoze cyane Dr. Usta. Hanyuma tugarutse nanone kuri bwana Jean Leonard, hari abantu benshi cyane cyane abashakashatsi ndetse n'abarwanya leta banenga izi gahunda bakavuga ko zidashobora kuba urugero. Ni iki ku bwanyu aba ngaba mwababwira? Icya mbere, abenshi usanga ari babandi baba baratwawe nyine na ya mico y'amahanga, kumva ko ibintu bigomba gukorwa uko yabyize mu ishuri, bigomba gukorwa biciye muri ya nzira aba yarize, kandi bigakurikiza na ya mategeko amwe n'amwe ashobora kuba yenda atari meza ku bantu bose. Rero bo bababazwa cyane cyane no kumva ko abantu barimo bikemurira ibibazo byabo ubwabo aribo bishatsemo ibisubizo, bakabazwa n'uko ibisubizo biri buboneke batari buvuge ko byakemutse kubera kanaka wabigizemo uruhare. Hari rero benshi bifuza ko bakunda bajya bagaragara mu gukemura ibibazo by'abandi kugira ngo base nk'aho bitwa intwari cyangwa se bumve ko aribo bafite ubwenge buruta ubw'abandi. Abo byanze bikunze bagomba kubirwanya, kuko baba bashaka nyine kugira ngo bagaragare muri urwo ruhando rwo kugaragara ko nabo hari icyo bafashije abandi. Bakumva ko imitekerereze yacu nk'Abanyarwanda twebwe ubwacu tudashobora kwishakamo ibisubizo. Niyo twabyishakamo bakumva ko mbere yuko tubikora twe kubanza kubagisha inama. Rero icyo gihe nicyo Abanyarwanda ngira ngo bananze, nicyo banarenze, kumva ko niba duhuye n'ikibazo tugomba kwicara twebwe nk'Abanyarwanda tugashaka igisubizo kandi kivuye muri twebwe. Ibi ni ibintu usanga benshi nyine tuzahora turi muri iyo ntambara yo kurwana nabyo. Ngenda byibuka muri societe civile mazemo igihe kitari gitoya, hari igihe imwe mu miryango nyarwanda itari iya leta cyangwa se imiryango itari iya leta, kera twayitaga imiryango itegamiye kuri leta, nabyo nshimira kuba byarahindutse ikaba imiryango nyarwanda itari iya leta imwe, ndetse yari mvamahanga, yo yifuzaga ko imiryango yacu ya hano mu Rwanda yakora nk'iyiwabo ikora, ku buryo niba ari Crado iri hano mu Rwanda yaba ifite undi muryango uri mu Bubiligi, uri mu Bufaransa ukora nka Crado wa Human Rights, ku buryo dukora nk'uko nabo bakora. Ibyo rero nabyo ngira ngo byagiye bigira n'ingaruka mu miryango nyarwanda itari iya leta, kuko aho dutangiye kubyangira dushaka gukemura ibibazo twe nk'Abanyarwanda, wasanga na za nkunga bajyaga bazana muri twebwe baza kuduha bagiye bazihagarika cyangwa bazigenzamo gakeya. Ubwo nayo ntanze urugero rumwe gusa rw'abo ngabo banenga ibyo twikorera twebwe ubwacu. Baba bashaka ko buri gihe tujya kubagisha inama, bashaka ko buri gihe tubaha raporo, kandi raporo ya mbere tuba tukwiye kuyiha Umunyarwanda, kuko niwe tuvugira, niwe duharanira ko abaho neza, inyungu ze zibungabungwa. Abo rero ahanini bapinga cyangwa se banenga izi gahunda z'Abanyarwanda zo kwishakamo ibisubizo, kubera ko tuba ibyo bifuza ko tubegera ngo tubagishe inama, baze rimwe na rimwe banasanga n'umushinga twe twarawurangije ariko bawiyitirire. Ibyo ni byo usanga hani nizo ntambara tuba turimo. Ubwo nari ntanze urugero ku miryango nyarwanda itari leta, ariko uzi neza ko no muri gahunda za leta zitandukanye hari abazirwanya kubera ko batagishijwe inama.
iyo ni nabyo abanyarwanda tumaze gusobanukirwa turi benshi, abanyarwanda bose bamaze gusobanukirwa, akimuhana kaza imvura ihise, ni umugani w'abanyarwanda. Ni nacyo gisubizo cy'ukuri. Murakoze cyane bwana Leonard. Hanyuma tugarutse kuri honorable Anita, hari abashakashatsi b'abanyamahanga bavuga ko uburyo u Rwanda rwakoresheje mu kwiteza imbere bitaba ntangarugero mu bihugu byahuye n'ibizazane. Mwebwe ibi mwemeranya nabyo? Erega nagira ngo mubwire yuko ibi ngibi bitabura ku bantu ubundi bumva yuko hari ibyo bakagombye kudukoresha tutashoboye kubyemera, nabo ubwabo baba bafite uburenganzira bwo gushakisha ikindi cyo gupfobya ibyo twakoze. Aha rero icyo nakubwira, twebwe uburyo bwacu twakoresheje, ababizi yuko ari icyo byamariye abanyarwanda nibo baza kutwigiraho kugira ngo nabo bashobore kugira icyo batwara, kuko babibona yuko hari aho byagejeje abanyarwanda. Kandi mu by'ukuri niyo ureba ukareba aho u Rwanda rugeze ugereranyije n'ibindi bihugu, usanga ruza mu myanya ya mbere. Ibi rero bivuga yuko uburyo twatekereje nk'abanyarwanda, uburyo u Rwanda rwatekereje mu kwegera abaturage no kubafasha, ni uburyo bwiza kuko bwihutisha iterambere. Rero mu by'ukuri abashaka kumva yuko twahora tubasabiriza, twahora tubaramya, abo ngabo byanze bikunze ntabwo babyishimira. Ibyo nawe urabyumva. Ikindi ni uko mu by'ukuri abantu benshi bumva yuko nk'abanyafurika rimwe na rimwe tugomba guhora tubadipendingaho, tugakoresha ibyabo, tukaha agaciro ibyabo, tukagira gutya. Iyo babona n'abantu bashoboye kwitekerereza uburyo bushobora kubafasha bushingiye ku muco wabo, ntabwo babyumva, ntabwo bahita babyumva ako kanya. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri usanga hari abatashobora kubyumva, bagashaka guhora bumva yuko basubiza inyuma ibyo twatekereje no kutabiha agaciro, ariko mu by'ukuri twebwe tuzi yuko ari byo, kuko hari aho bituvanye, hari n'aho bitugejeje, ndetse hari n'aho bigejeje umunyarwanda uyu munsi. Ibi rero icyangombwa ni uko abanyarwanda tugomba guharanira agaciro kacu, kandi ngira ngo urabizi neza mu minsi ishize hari n'igihe byigeze kugera amafaranga twagombaga guhabwa ntiyaboneka, twenda kujya mu matora, abanyarwanda bishakamo ibisubizo, amafaranga araboneka. Urabona yuko twashyizeho ikigega cy'agaciro development fund. Ibyo ni uburyo bw'abanyarwanda bitekerereje, bivuga yuko nubwo abantu baba bashaka kugira ngo batumve ibyacu, ariko twebwe tugomba kwishakamo ibisubizo, tukabereka yuko mu buryo dufite, mu bushobozi dufite, hari ibyo dushobora kwikorera kandi bivuye mu maboko y'abana b'abanyarwanda. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe honorable. Hanyuma tugarutse kuri Dr. Usta, izi gahunda kugira ngo zigere ku ntego yazo byasabye ko hacungwa neza umutungo wa leta, cyane cyane ibigenewe abaturage. Ku bwanyu mubona hakorwa iki kugira ngo iri nyerezwa ry'umutungo w'abaturage rikunze kuvugwa kenshi ngo ricike burundu? Murakoze cyane. ngira ngo umuntu yabishyira no muri izo gahunda zimwe uko ziteye. Hari gahunda zavuzweho, ariko nifuza kuvuga kuri gahunda ebyiri. Umushyikirano, inama y'igihugu y'umushyikirano, umwiherero w'abayobozi. Izo gahunda iyo uzirebye mu miterere yazo zigira uburyo bubiri, bituma abanyarwanda mu buryo butandukanye baganira n'ubuyobozi bwabo, ariko hakajyamo ibintu bibiri bikomeye nk'inama y'igihugu y'umushyikirano. Abanyarwanda bakaganira ku rugendo rw'ubumwe bwabo, bakaganira kuri gahunda ndende z'aho u Rwanda rushaka kugana, bakanagenzura gahunda zashyizweho niba zishyirwa mu bikorwa uburyo bukwiye. Twibaza niba ubudehe bugomba kujyaho, mbere gusuzuma niba abagenerwabikorwa n'uruhare bagomba kubigiramo rugaragara. Iyo ni inzira imwe yo gutuma kunyereza umutungo w'abanyarwanda utaba kenshi. Inzira ya kabiri, buriya iyo abanyarwanda, abayobozi
b'abanyarwanda bagiye mu mwiherero bafata umwanya wo gusuzuma ku rugendo twahisemo kujyamo kuko u Rwanda rugira intumbero y'aho rugana rukanavuga uburyo ruzagerayo. Ubu dufite National Strategy for Transformation turimo kurangiza Vision 2020 ariko hari na Vision 2050 irimo kuza izasimbura iyo turimo kurangiza uyu mwaka. Ubwo izo gahunda uko ziba zubakitse iyo abantu baziganiraho banaganira n'uburyo zizashyirwa mu bikorwa. Uti rero hagabanywa hate uburyo gutuma ibintu bireba abanyarwanda binyerezwa. U Rwanda rwahisemo kutihanganira kunyereza no gusesagura umutungo w'abaturage. Icyo nicyo cyumvikana. Kutabyihanganira ntibivuga ko hatazabura abantu bagira iyo ngeso cyangwa iyo ngeso mbi. Igisabwa kandi leta yakomeje gukora ni ukubaka inzego zituma uburyo bwo kubaza bwa kibaza buba buhari ku buryo bukomeye. Byakanyoroheye kuvuga ngo bizashira burundu kuri iyi tariki, ngira ngo ndi buturike icyo gisubizo mvuge ngo utekereza wese kuba yabikora umenye ko hari uburyo bwubakitse kandi nta munyarwanda uri hejuru y'amategeko. Ubwo buryo bwubakitse rero buzatuma uzabikora wese uzagerageza kubikora wese hari uburyo bwo kubimuryoza. Ubwo buryo igihugu cyose cyakwiyubaka neza kigomba kubaka kuko ibitera abantu kurya ruswa, ibitera abantu kugendeza umutungo ubundi biragoye kubimenya mu rwego rumwe gutya. Ntabwo ari umuco w'igihugu, ntabwo ari imigirire y'igihugu, ni imigirire y'abantu bwite. Igihugu cyubaka rero ni uburyo bwo gutuma habaho kwirinda ko byaba. Abayobozi ibyo batunze bakerekana ibyo batunze bakamurikira rubanda ibyo bakora. Ibyo badashoboye kwerekana bakabazwa aho bari. Ibyo bajyanye ku byo bigaragara nabyo bakabikurikiranwaho ubutabera bugakorwa. Ngira ngo iyo niyo nzira n'ubundi ikwiye kandi n'inzira yatumye habaho nyine kugabanukana bw'icyo cyaha. N'igituma bigaragara n'ubundi ni uko urugamba rwo kurwanya ruswa, kunyereza umutungo no kwibasira ibya rubanda ari urugamba rudacogoye muri iki gihugu. Dusoza rero buri umwe mu gihe cy'umunota mu ncamake hari ubutumwa mushobora gutanga ku bantu bakurikiye kino kiganiro muri kano kanya. Ngira ngo twahera kwa Honorable Anita mbere yuko dusoza ni ubuhe butumwa mwaha abantu badukurikiye muri kano kanya muri iki kiganiro twagiranye? Murakoze cyane. Ubutumwa twaha abantu badukurikira ni uko mu by'ukuri bakumva yuko u Rwanda rwahisemo kwishakamo ibisubizo kandi bakeneye kubimenya twajya dukoresha ubu buryo bwose bwa media kugira ngo abantu barusheho kubyumva no kubimenya no kubakundisha iwabo, aho kugira ngo abantu bajye bumva ibihuha bituruka hirya no hino ibibaca intege, ahubwo hakoresha uburyo buzima bwo kubamenyekanisha ibiriho byiza by'abanyarwanda, ahubwo nk'abanyarwanda bari hanze batwumva n'abandi nabo bakagira uruhare mu kuza iwabo no kubaka igihugu cyabo. Ubwo rero nibwo butumwa natanga kandi tubabwira yuko mu Rwanda hakiri ingamba nyinshi zo kwiyubaka no kwishakamo ibisubizo no gutekerereza abanyarwanda ndetse nabo bakagira uruhare mu bibakorerwa. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe Honorable. Hanyuma Dr. Eusta Kayitesi namwe hari ubutumwa mushobora kugenera abadukurikiye mbere yuko dusoza muri iki kiganiro twagiranye? Murakoze cyane. Ubutumwa nifuza gutanga ni uko uburyo nyarwanda bw'umwimerere bwo kwishakamo ibisubizo ni amahirwe buri munyarwanda afite yo kugira uruhare mu kubaka u Rwanda no kubaka ubunyarwanda no kubaka inzira y'iterambere ikwiye, kubera yuko ni uburyo bwafashije abanyarwanda n'ubundi guhuza ariko bwubaka no kubaka ubunyarwanda mu buryo budasanzwe kandi ni uburyo abanyarwanda batandukanye bagiramo uruhare. Numva nasoza mvuga ngo
turashima abanyarwanda batandukanye ari abari mu Rwanda ari n'abari muri diaspora bagize uruhare rukomeye gukemura ibibazo bikomeye u Rwanda rwari rufite. Ndabizi hari abagize uruhare mu kubakira abataragiraga ingo, abataragiraga hiti iwabo, hari abagize uruhare mu kubaka amashuri, hari abagize uruhare rwo gutamura inka muri girinka. Ibyo umuntu yabishima, ariko nkukangurira abanyarwanda aho bari uwo mutima utuma bahaha ibibatunga ku munsi, ujye utuma bahaha ibiteza imbere u Rwanda, ari mu bwenge ari no mu bikorwa, kandi mu gushaka kwishakira ibisubizo bwite. Bagire n'umuhate wo gushaka ibisubizo by'ibibazo bituma abanyarwanda bakwiriye, byatuma abanyarwanda bagendera ahubwo bashake ibisubizo byatuma bihutisha inzira yabo y'iterambere. Murakoze cyane namwe Dr. Usta. Hanyuma Bwana Sekanyange Jean Leonard, namwe hari ubutumwa mushobora kugenera abadukurikiye muri iki kiganiro mbere ko dusoza? Ubutumwa nagenera abadukurikiye muri kino kiganiro ubwo ni abanyarwanda, kuko turakoresha ibintu by'ikinyarwanda n'abanyarwanda barimo batwumva, nuko nabasaba ko bakomera babungabunga uburyo twahisemo nk'abanyarwanda bwo kwikemurira ibibazo mu buryo bwinshi butandukanye, ko twabukomeraho ukaba umwimerere wacu w'abanyarwanda, ku buryo ejo bundi hatazagira n'undi tuzumva yabwiyitiriye. Ko birashoboka ko uyu munsi dushobora kuba dufite umuganda, dufite izi gahunda zose twavuze, ariko ejo tukazumva hari abandi bo mu kindi gihugu babigize ibyabo. Icya kabiri nsaba abadukurikirana ni uko n'uwaba afite icyo anenga muri ubu buryo abanyarwanda twahisemo, ko yabikora mu buryo bwo kuza kunganira abanyarwanda, uburyo byakorwa neza atari ukuza kubisenya, kuko twebwe nk'abanyarwanda twe tubona ko bwaje gusubiza ibibazo dufite, ariko byashoboka ko hari izindi mbaraga cyangwa se hari ibindi bitekerezo byaza kugira ngo bube bwarushaho gukorwa neza. Nabyo nibaze ko babikora mu buryo bworoshye abanyarwanda n'abanyarwanda babihisemo, bikaba baza ari umusanzu wabo bazanye kugira ngo birusheho gukorwa neza cyangwa birusheho gushyirwa mu bikorwa neza, ariko atari ukuza kubisenya. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane namwe Bwana Sekanyange. Ubwo reka nanabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro Ukuri Wacu cya none. Twagarukaga ku nsanganyamatsiko ivuga ku bijyanye n'uko u Rwanda rwiyubatse rukoresheje iterambere ryubakiye ibisubizo byumvikanyweho n'abanyarwanda nyuma y'imyaka 26 u Rwanda rwibohoye. Muri iki kiganiro twari kumwe n'abatumirwa batandukanye. Twari kumwe na Dr. Usta Kayitesi, akaba ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB hano mu Rwanda. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none Dr. Murakoze namwe. Twari kumwe kandi yego namwe murakoze. Twari kumwe kandi na Honorable Anita Mutesi, akaba ari umudepite mu nteko ishinga amategeko hano mu Rwanda. Mwakoze cyane Honorable namwe kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Ndabashimiye namwe, murakoze cyane. Twari kumwe kandi na Bwana Sekanyange Jean Leonard, akaba ari umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu mpine CLADO hano mu Rwanda. Mwakoze cyane namwe Bwana Sekanyange kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Mwakoze namwe kuduha umwanya wo gutanga ibitekerezo no kugira umusanzu wacu twatanga ku gihugu cyacu. Yego, nge rero wari wabateguriye kino kiganiro wanakibagejejeho, nitwa Simeon Muhumuza. Ubwo dukomeze kubifuriza ibihe byiza aho muri mwese. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.